I want to take a rest ndumva naniwe cyane kabisa. Urabizi byari it was a very busy day. So ariko birangiye nkubonye. Nizere ko ngomba kuruhuka byuzuye. Urugo n'u Rwande? Uyu ni mama wanjye. Ase bebe mwaje mureke imikino wa. Imikino hano ni mu rugo kandi ambwiye ko tuje muri lodge. Mbabara. Lodge. Business mukora ni bwoko ki? Ntago ari business. 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 Oya. Mwishyuza ngahe? Ntago twishyuza. Mwishyuza ngahe? Muri gukina nanjye? Ndashaka kumenya ngo iyi business mukora ni bwoko ki? Buri business yari yose bifite ubwoko bwayo kujya nayo mwishyura imisoro yanyu bitarabana cyangwa mu mbyiko. Ejo twarahafunga. Ubundi tuzavugana ejo, tuzongera tuvugane nakubona. Megza. Mereza. Kandi umuvugisha. Wiki. Amafaranga ku mafaranga bakwishyuye mpamvu. Amafaranga banyishyuye Cyane. aya mafaranga. Ese ugiye kubyirengagiza? Ntabwo umuntu wanjye nazanye ejo ukahita umufata ntabwo yakwishyuye. None se ko yanyishyuye niwe yishyuye? Ariko naguhaye pasi. Regira ni pasi naguhaye. None se ntabwo njya nkuwa pasi. Ariko manira muntu afite ibiceri. Afite yakwishyuye amafaranga menshi ndabizi. Pasu. Pasu. 50-50. 50-50. None se uyu mukira wamaye ko wazanye pase ntago nagiye kumushakira lodge akaba ari nanjye umuha rugari wamuhaye none gute nagwa 50-50. Ubwo ushatse kuvuga ko navira mwaho se? Nta nubwo atanga amafaranga menshi 1500. Ubwo rero mereza desa usigane turwasi. Ase kuki byakura kandi nanjye njya ngwa abakiriya uriya mukiriya wawe nta nubwo atanga amafaranga menshi. Ni nkaho diri ya fading. Ngahe yakwishyura ngahe? Yamaye 500. 500 usega mumbwire. Naye 500 pasuro ufate 25 nanjye 25. Ngo 25. Ninjye wamuzanye uriya ninjye wamuzanye. Ni njyewe twavuganaga. Uri kumva? Umukiriya wiri wanyirukansa karitse yose anjyana Nyabugogo aho yakujyanye hose simbizi. Icyo mfanye no ko nagwaye pass kandi gacana. Kandi uranabizi ko yaje ari uwanjye. Rero reka tureke kubitindaho. Kuba yarakwanze kubera utazi posteri, kuba yarakwanze kubera ko nta nyine niba ataragukunze nago bindeba ariko ndumva ko ngomba gafanta. Yakindi. Ngagafu. Ya. Ngagaki? Agafanta. Nagurumva umvashe ntago ndi bitches ciriritse. 50-50. 50 25. Cya. Share kambwira nago wampinduka na gutya kuko nanjye urabizi njya ngo. Okay no numva nkubwire. Yaguha ngahe? 500. Turuwasa des bihure. Kandi ntago nkuruhije shanda guhijana. Wagiye reka nkubwire. Oya. Ariko ijana. Ngeze none se ari ikindi kintu wakoze. None se ku buryo wankubita ijana. Ijana se wagenda mu muhanda ukayatoragura. None se namuzana ayo wari buyabone. Ahubwo si yo ko yari yakwanze. Iyo ntamuha service yashakaga. Ntago yari kugenda nta n'ijana tubonye. Reka tworoshye ibintu. Meza igitano. Ya igitano wenda byakunda. Ahubwo reka ndaza kuyaguha. Reka mbwire dero ahubwo dupanga. Reba hano iyi nzu turi kubamo. Reba nijoro nago tuba duhari tukajya handi ku manywa turahirirwa nta kintu turi kwakoresha. Nta kuntu nijoro twajya tuhagira lodge tukazana abakiriya kuko n'ubundi nitwe tuba turi buharare arazaba hafite umutekano. Amafaranga kiyongera uri kubona ko n'ubuzima buri kugenda bukomeye. Ariko uzikare byo hano bagiye batwishyura nako n'ubundi natwe batuzana twitwishyura ahandi. Mushobora no kuza ukamuzana ahangaha amafaranga araje n'undi akatwishyura akanagukubita n'inoti zawe. Umva ahubwo ubwiye se kantu bagatekereje gute? Umva nabitekerejeho bitewe n'ukuntu yanzengurukanyije kuva Kimironko tujye kureba lodge dusanga zuzuye.
ako kantu kameze neza ahubwo reka nkubwire Yeah. business muri business Yeah. ahubwo nta kuntu kuko tugiye kubakorera mu nzu yacu ukajya muzana yamara kuza wamushyitsa mwahangaha kera tumukoresha gahunda ukavuga ati amfashe ku ngufu byari niyo kuvuga ati wenda ukaba uvuga ati nyishyura aya ngaya nutayishyura ndahamagara polisi mbega deal kandi hari ibisaza bitinya guseba bitinya kuri imiryango yabo nk'ubwo ibyo bintu bikoze sha iyo deal ni sawa ahubwo nijoro igomba gutangira cyane akantu wumva mbwira ntabwo njya mumenyera noneho ubu ngubu turiyunze ariko nawe akanyenyeri nyasangeho of course nako kanya kandi mu kanya ndabikora Oh my god, so beautiful. Oh my god. Unaishi mahali pazuri. Really? Yeah. Okay. Are you okay? Nasikia nimechoka lakini I'm so tired. Nikumva naniwe katu. Okay. Yeah. Fashion on yaho. Oh my god. Hey. Okay, toi pole pole. Pole pole. Ah, no. Oh my god, look at you. You're so beautiful. Thank you. Hata mimi napenda wasichana wa brown. Napenda wasichana wadogo kama hivi. Hii size ni yangu kabisa. Really? Yeah. Ni yangu kabisa. Oh, so how are you feeling? I'm feeling okay. Umezeneza. Umeze neza cyane. Cyane. Yeah. Ashina ndi kumwe nawe. Yeah, nayo ndishimye. Cyane. Yeah. Shandanezerewe ndi kumwe nawe. Gusa ndumva neza. Ndumva neza cyane. Ndaruka nta kibazo. Gusa nataka hii usiku iwe ni yangu nawe kabisa. Ibi yanje nawe. Sibyo? Niko bimeze. Ijoro igomba kuba ibyanje nawe. Gusa sibyo? Nanjye nakwiteguye neza. Cyane. Nanjye nawe ijoro. Icyo ushaka cyose ndahari nawe urahari. Ndabikora byose kandi mva neza cyane. Ubwanwa bwiza. Oh, okay, you like my pills. Oh my god, thank you. Oh my god, thank you. I love you. I love you too. All right, so I want to take a rest. Ndumva naniwe cyane kabisa. Urabizi byari it was a very busy day. So ariko birangiye mubonye. Nizere ko ngomba kuruhuka byuzuye. Sibyo? Cyane. Mfa kwanjye mpari. Okay, that's nice. Yeah. Look at you. Oh my god. Ooh. Ese kuno numva mufitiye apeti. Urabizi. Mufitiye apeti ya hatari. Cyane. Ya hatari mufitiye apeti. Yeah. Oh my god. I couldn't wait for this moment. Hey, come over here. Oh my goodness. Urumva umeze gute uri kumwe nanjye muri aka kanya? Umeze neza cyane. Byatari. Yeah. Uzi gutanga care. Bibaze none Narabyize nanjye. Wabyigiye hehe? Nabyigiye mu ishuri. Mu ishuri biga babigisha. Tutuma utuzi utarabikwize. None se ishuri ryiga bwigisha gufata abagabo neza. Rirahari. Gusa benshi ntibarizi. Ni njye nyine urizi. Ibyo banga ni ibyanjye gusa. Ariko iyi size ndakubwira iyi size ni yanje. So reka tujye mu cyumba, like time is running out. Let's go. Mujya he? Huyu ni nani? Huyu ni nde? Noi. Huyu ni nani kweli? Huyu She's my best friend. your boyfriend? My best friend. Hello. So, ulikuwa umeniambia unaishi peke yako. Sasa hiyo ni nani basi? Niambie tu. Mimi nataka tu uniambie ukweli. Huyu ni nani? Ulikuwa umeniambia wewe unaishi peke yako.
wambwiye uba wenyine uyu ninde siri kumureba okay si umwambie basi atupatie space basi aduhe akanya waduha akanya tukavugana n'ubu nta bintu by'akanya twavuganye byarangiye turavuga n'iki what turavuga n'iki ko uri murahinduka uri murahinduka ishura nishura iki nishura iki ngo nishura iki what is going on here Lakini wakoze mniambie nini naendelea hapa mniambie nini naendelea ishura serivisi maze kubereza tuvuye mu cyumba mu cyumba twigeze tujya mu cyumba jewe nigeze njya mu cyumba nawe nta kintu wakoze cyaye nibwo nishika nguyemo ikote ngiri turi kuganira tuleta pesa mimi sina pesa pesa ya nini mimi umenieta hapo ukiniambia wewe unaishi peke yako ndio ishura nta bintu sasa nalipa pesa ya nini niambie ya mafaranga hichi wewe leta pesa kwa sababu wafashe umwana kwa ngufu wewe kama foto umwana uyu ni umwana nafata ku ngufu njewe sasa huyu ndo umwana mfite imyaka 17 so ulikuwa unakamata video hapa iyi video wayifashe video kubera iki kwanza wowe uri muno muca gufata ama video umuntu atavyemera under age huyu mtu ni mkubwa bana huyu mtoto mkubwa bana niki n'amafaranga y'iki ntabwo dufite igihe cyo gutendeza n'amafaranga ahubwo sire nduvuga gucana ni wowe kubera iki ahandi wawuri kubera iki wankorera ibi ngibi kubera iki wankorera ibi ngibi kwera ishura ibyo wakora nonese nta kintu nakoze nta kintu nicara hasi kute nafashe umwana uyu ni umwana twabyumvikanyeho byose nta n'ikintu twanakoze ngo nta kintu twakoze shahehe ntabwo umuntu aranzanye mu rugo hano we yambwiye ko nta muntu babana none arimo iyo video mwafashe ni iki okay tureka nibyo kwicara hasi reka akoreka wamusobanura oya reka manza umubwire byonyine guhura nanjye byonyine nka kumara stress ufite wakishira ngane gukura muri rakoti service kuramo ishati intebe ucaye stress wazimaze cyangwa nazo naguza ariko nanone uko twaganiriye twumvikanye urabizi nyine twumvikanye isho okay none se mwari muri kwanza kubita ku ma social media bakubona uyu si umuyobozi w'akarere nizere ko afashe video neza wowe bakubone posting mbi posting no ese urapostinga kubera urapost urabikorera iki tubaze amafaranga dushaka miliyoni kuvuga nabo niyo turi kukwaka okay sikilizani hapa tuzikizana niki mwifuza basi niki mwifuza amafaranga akamiliyoni akakama cyangwa social media hose none turebe urugero rwiza ku muntu w'umuyobozi nawe muri umuyobozi ubundi aca umugore w'inyuma reka tuzoroshye ndabahereza 1,100 biburiremo mu telefone yanjye ni turi abanyonzi ntabwo muri abanyonzi wicaye mu ntebe z'ubuntu wanze no kwicara hasi okay twebwe ntabwo dutunzwe n'umuceri kawunga iki tuvyumvikane basi mukatu ayo mafaranga nayo nabona nayo nabahaye bakakanya na okay 1,900 tuzoroshe ariko ntabwo reka mbahereze 300 ibi bintu biranje mu telefone yanjye uziko ni inzu tuba mutayishura turwasa munyorohereze basi nimba ndabizi mwebwe mwashatse kuna mu mutego wanyu ibyo mwashatse murashaka na video murahita muyisiba bireba 300 ndayabahereza kuri telefone zana telefone nyabashira oya buretse gato 300 ni make nunda amafaranga dushaka video turayisiba nta kibazo 100,000 niyo mafaranga yanyu byonyine kandi nimba ndababwiye ariko nabyakora ngeze na telefone oya mwitoze sikilizani basi okay ndabahe amafaranga ya mwisho mimi niko nayo hapa si ndio ndabahereza 1,500 ariko mumereze telefone yanje nimba mwumva mubyemera mushaka yuko twumvikana mushora kuba nabareka mu concept ibyo byose byazashira bikazarangira ariko nazahangana namwe uko muri babiri amasura yanyu ushaka no guhangana namwe si uguhangana namwe jewe ndimo ndababwira ngo mubikore ku 500 ni mwanga basi nanjye aho ngaho naco nje urabona
twebwe wahangana natwe ntabwo aho twagushakira hose ntabwo navuze ko mangana namwe ndabahereza ibyo 500 muzane telefone mbishure birangire ngiye mureke murayisiba nje mbireba right now. Si utulie basi kama ni pesa wacha nikupe pesa basi unyamaze. Uri no kudutuka? Abaye 600. Mvuga iki nimero cha. 090. 190. Okay, leta namba yako. Lakini nyinyi wizi. Ni murabajura muke. Abajura mwe. Tukwasema chao. 500. Amafaranga ntimuyabona. Itura message. Bana bashobora kuba n'abatubuzi nta bamenye reka rero yaje ngiye kwishyura. Lakini nyinyi niangalia. Uzagaruka huko. Niangalia. Nishawaona nyinyi. Okay, nionyeshe futa hiyo video. Yisibe ndiye mbireba n'amaso yanjye. Yisibe nyereke kandi no muri gallery n'ibintu byose no muri trash muri bin yose ndebe. Hakuna shida. Yisibe ndeba. Nyinyi mnataka kujifanya tu wajanja hapa nini? Nionyeshe bana kama mshaifuta hii nionyeshe bana. Mambo mengi. Nionyeshe basi. Sina mambo mengi hapa. Mshachukua mshaniibia pesa tu. Gabanya umunwa wa isi. Sawa, asante. Okay, asante. Lakini mimi naambia ukweli. Mwebwe ibyo mukora, ibyo mukoze guca mwebwe. Nta kintu watwara. Bizabagaruka vuba muzamenye. Ni nani muzamenye ninde mwahuye. Ahubwo mutitwara neza. Muzamenya ninde mwahuye nawe. Sawa. Nishaona. Yale masura hii nishaona. Bye. Hakuna toka kule. Umbunye. Mama yangu. Beba ahantu ni heza. Ya ni heza. Nahakunze pe, nahakunze kabisa. Ya nanjye nubwa mbere magize. Ngwino sha mwiza wanje. Meze neza. Ya meze neza. Asano hamenye ute? Hano. Nabajije umushiti wanjye arambwira ntabwo nari mazi. Umucuto yahaguhitiye impano heza icyo nakubwira cyo. Ni ukuri kwimana pe. Nose nagushyushye. Sandashyushye ariko kubera n'urugendo rwinshi umuntu aba yakoze ava safari agira gute mu bintu byinshi. Ariko nta kibazo. Wari umeze neza? Yameze neza cyane. Cyane nahakunze. Icyumba cyawe barangaye? Icyumba uze kuvugisha hano ntabwo ariko kiba gihenze 180 umunsi ese ntabwo ari makeya 180 all night cyangwa ni short ni bameze gute? Ushatse wageze na mu gitondo nta kibazo kora ni makeya umva nicyo nakundiye uri umwana mwiza pe ako se waza akabazo k'amatsiko nta kibazo utambaye ufite imyaka ingahe? Imyaka ntabwo ari mikeya. Imyaka uzi ko mfite hafi muri 30. No urumva natwe abantu babakiri urabona tuba dufite imari nyinshi imitungo myinshi tuba dufite impungenge zo kubona waba uri kumwe n'umwana utujuje imyaka uko bigaragaraga nk'umuntu w'umwana ariko mfite imyaka myinshi cyane agusheka mubwire ufite amafaranga ugira amafaranga nyine ufite amafaranga ufite ibintu ufite business nyine uri umuntu ndi mwenyamari ariko nanone buriya abantu bagenda barutanwa ariko amafaranga yo ndafite of course ubundi ninjye muntu uranguza ibirayi muri uyu mujyi wa Kigali biva mu Ruhengeri byose imodoka zose uzumva ziva mu Ruhengeri ndetse ndibona shana no gufungura ishami rizana ibikomoka kuri petrol hano mu Rwanda nayo iyo mishinga nyirimo kuko ejo nari ndi hanze ndimo nkorana n'abacuti banjye bakora iyo mishinga hakurya y'amazi dushaka uburyo twakwagura imikorere ku buryo twambutsa ibicuruzwa bimwe tubizana hano mu Rwanda bikomoka hakurya y'amazi. Okay. Ako kazi ni keza byataje. Ari ingize ngo.
ndashaka rero kugira umufatanyabikorwa yeah. ushaka kugira umufatanyabikorwa nawe nkakugabira bimwe muri ibyo bikorwa byanjye ukajya ubicunga kandi navamo manager mwiza. oya mba nakubonye buriya mba nakwitegereje uko nakiri kuko umwana mutoya buriya aba agifite ubwonko aba akibasha gutekereza muba mugomba kutwegera ubwonko bwacu mugafreshinga mbese tugasubira hasi kidogo dutuza nkuko nabikubwiraga rero ndashaka kugira umwe mu bantu nshinga business zanjye hano mu Rwanda wabinyemera? Yes nakibazo niyo wameshano ubu nicyo nkunda abana batare mugifite mu bwonko mubasha gutekereza neza ku buryo mushinze business ayijyana ku murongo neza rwose nta kibazo. Ese hano hantu ubundi icyuma nangaye ariko rero nanjye navuze amagambo menshi kandi gahunda yatuzanye ndayibona nawe icyo ushaka ndakibona mba nakubonye buriya mba nakwitegereje kuko wankuriyemo ariko ugera hahari urategwa ibifungo byagukomereye ubundi ubu ngubu akundi tugende rero turebe uko twagira nanjye muri business zanjye reba aho nshyira agashati aho ngaho yego nta kibazo meze neza mugenda ninde ukingura urugi wowe urinde ni nyir'urugo mugiye he urugo ni urwande uyu ni mama wanjye ase bebe mwajye mureka iyi mikino wa imikino hano ni mu rugo kandi ambwiye ko tuje muri rogi mbabara yapfuye rogi basinyiza rwose mbabara rwose mbabara aha ni wanjye ntago ari rogi uyu ngo ni mama wanjye mama wawe nese mama waba muri rogi gute hano ntabwiye ko muri rogi wambwiye icyumba ko ari 180 umva papa iyi ntago ari rogi hano ni wanjye ahubwo mbwira umuntu nkawe reba igihagararo ukuntu ungana n'umwana nk'uyu nyine iki babari nyine iki ese bebe basinyirana nawe basi mbwire murashaka iki ariko reka nkubaze nawe nta soni uri kumwe n'umuntu w'umugabo nk'uyu ukubyaye none ukamuzanira iwanjye gusambanira mu nzu yanjye anti babarira ntabwo nari mbizi basi munsabira imbabazi mumbwire icyo mushaka basi mumbabare ariko rwose mureke nigendera amahoro ntabwo mfite ukuntu nabivuga ubwo anti akorana n'abapolisi nise hari ikibazo nagize ari icyuma naguteye koko No, munsake oya, rwose mbwira. nta cyuma mfite Nta mumbabare mu kinkoni zamba hari icyo nakugize koko ngo nta kintu wakoze uje muri rogi wari ubizi ko uje muri rogi se basengeramo ntabwo uzi igikorerwamo oya nyine urumva nari nzi ko hano ari mu rugo pe nari nzi uyu mwana n'inshuti yanjye ariko nta bya rogi ndabizi nawe uri mama we ni ukuri pe nta kintu twakoze dose ngibi no mu mufuka yanjye rwose nta n'urwembe nta n'ikintu mfite niba wari umusuye nta kintu mwakoze ibi ni bike ugatangira no kwiyambura ariko reba igihagararo cyawe ubu uyu mwana byonyine umugiyeho ntawe apfa ni ubushyuhe kubera mwari mugiye he mumbare mbwiza kumbwira ngo ujye mu cyumba ari kubwira ngo ujye mu cyumba wawo oya arambeshyera nta iby'icyumba hano se mugira ibyumba oya nta cyumba hano mufite rwose n'ibyumba bambwiye ko byose babifunze kandi ari ngibi byose hano mugira ibyumba ngiye kuguhamagarira mumbabarire nta kibazo wenda twareba ukundi tubigenza ariko rwose oya wihamagara ese iki muhamubwira umunsabira imbaga none umva nkubwire ishyura amafaranga ku bitanda miliyoni 2 amafaranga uyu ni umwana ikindi arakiga nta kintu nijya mukoraho ariko nta kintu namukozeho byonyine no gusanga wambaye yambwiye ngo nanamwicareho yambwiye ngo mwicareho akajya nkora no kumama erega uretse n'ibyo byose nabibonye kuri kamera iyi nzu yose yesitema kamera okay basi tubigenze gute ishyura miliyoni 2 cyangwa amagarire ibintu bibiri oya basi mumbarire tumvikane sibyo mumbarire tumvikane ciye bugufi rwose nkinkoni kiza amavi hasi mumbabarire ariko mungire iki babara ntuntere isesemi ntunza muri sukari no kuvuga ngo ntago nakabona amafaranga ariko nayabona mumbabarire wenda mahi 1000 nibura do angahe 50 hey 50 mama yake angahe 50 pe
niyo nabasha kubona hano 50 wowe na ziriya bizinesi zose ufite ngo 50. Noneho reka nkubwire njye nta mikino ndimo. Ubwo ngubwo niba ushaka kwishyura 50 uzagende ujye uziguramo amata mageragere. oya basimbabare ariko so ko nawe uzi ko twavuganye ari wowe wanzanye hano wa munsi Ishyura vuba ntarahamagara. Ngiye wakuzanye cyangwa no wanzanye. ninjye nakuzanye hano ndahaze ko utambeshya hano ndahaze si wowe ndabona uri gutinda zanabona ishyuye bampamye noneho icyaha nawe ntukajye mpamagare niba dufatiwe mu cyaha nawe ugerageza urebe ukuntu wankura ku ngoyi nibura umunsi abiri imbabazi ngeze ko batamfunga nta kibazo mfite. urashaka guhomba bizinesi zawe? Ntabwo mbishaka ariko none nayo wagerageza tukumvikana ireba y'umuntu w'umugabo atinyutse gupfukama gutya ubu ntabwo aba akeneye imbabazi koko. ngenda guhamagara ko nta mikino ariko Megza nta kintu ugize gukora. mubaze ntacyo pe. yanteruye akajya nkora ku maguru. cyakora umva mubwire ndakumva ubwo wenda mwe mutaragira mu cyumba nkorohereze ko nabwo nuko nsanzwe nkuzi uranguza ibirayi mu mujyi ishyura amafaranga 500 mureke urugende ase 500 yose kuko nta n'ikintu nakoze koko mwambabareye kuko ariko twe tukiza kubizi. Ndumva we nanjye umutima ngiye guhamagara ribu izi gutwara umugore wawe bimenye famiye zose n'abakira bagenzi bawe bamenye ko wirwotera abana ba muri Kigali. Urabizi babaretse guhamagara ka twumvikane base reka mushaki 500 ariko nibura ikibazo tukirangize nayo mafoto wafotoye niba na video wafashe uyisibe rwose ndi hano ariko tubyumvikaneho basumba barira. Okay ishyura tubirangize. harya sinaza telefone ntabwo bizi telefone nayo naka yewe nanabyibagiye. Vuba nta mikino ibintu by'ibigabo kandi ngura umukire. Reka nyashyira kuri nimero. Shyira kuri yanjye. Ntacyo yimbwiye. Zana hano nyigushyiremo. Kandi abizi kandi nshobora kuvuga ngo iki ngo yashyizeho ngo yayobye kandi nta no kuyoba. Kira 500 bigiye ntacyo nguze pe. Ntacyo guze wajya kugura abakecuru mu ngano. Oya kubera ko umuntu aba ashaka kwisazura kwisazura ku bana bandi yagezeho amazina saya turabona nyabonye siba turebe nyereka turebe ko wabisibye. Reka mbisibe nabisibye byarangiye kanange nirebera. Sawa ariko n'undi munsi kandi ujye ubona isomo ibintu byanyu ndababonye mwebwe uko muri babiri hari igihe wenda tuzabura duhurange nawe sohokera mu nzu shano ko hinuriwe n'imbwa ntako atagira yihute. Business undi neye ndokoje kazi kwagutenga nk'umubyeyi. Rega ibintu umuntu ajya kubikora yabanje kubitekereza. Kabana b'iki gihe nk'iki ntubona yagikubita nkagiheza umwuka bitewe n'umujinya ntabwo kizi. Ndase je gukora iki hano bakubwiye ko ari abasaza wanjye hano bakubwiye ko ari abazibene bahari umusaza wanjye inde umusaza wanjye aha mari umusaza wawe je kureba umusaza wanjye je kureba umusaza wanjye hano niba uje tumureba wabwiye n'iki karimo nzi neza karimo hano wamutumye ndabizi neza karimo hano wamutumye ndi kumwumva byine arimo arakomagara mu rugo yageze ate saho oya ndabizi ko yageze hano yembiza n'urufunguzo mu kinguriro kuko urabizi karimo umufunguro arimo hano ndabizi ko arimo yagejejwe n'iki n'amaguru akabanyigiranye funga we shara wanjye winsakuriza tunana genduza n'amafaranga agomba kuduha angahe yakoze icyo bundi ahubwo se wayakura yakoze iki rero umurusha ubushyira yakoze iki
hano bahakorera nta kintu atakoze ntabyo nzi ndi kubabaza yakoze iki nta kintu atakoze umusaza wanjye yaje hano gukora iki yakoze iki yakoze iki yakoze iki hano hakorerwa bizinesi sheri yego iyo bizinesi rero nshaka kumenya musaza wawe rero yaje yaje aza cyangwa ukurema amenyo umwana ufite imyaka ingana gutya aza kuryama n'abakobwa beza nkatwe agure n'amafaranga yo shuwa uzo amafaranga agomba kuduha ahubwo se mwebwe uwo mwana w'imyaka tuvuge 15 cyangwa se 20 aryamana namwe gute umwana ni ikiremba rero ndashaka mu mufungure asohoke niba cyo gihari tubishyure birangiye nakubajije niba ari umwana ni ikiremba si ikiremba ko si muzi ariko uko biri kose ndibaza impamvu yaje mukomere none ko wampuruje ngo uwo mwana bamufungiye ahangaha habaye iki twamufungiye hano sana ni muri gereza mumbwira ko uwo muhungu bamufungiye hano hari gereza nyine nanjye ndi kubaza hano hari gereza cyane ahubwo ari gute mufunga umwana abakobwa babiri b'inkumi mungana gutya uwo mwana yakoze ese umwana wishora mu busambanyi n'uburaya n'umwana ki ahubwo nkamwe mwemera gusambana n'umwana ni gute musambanya umwana muri abantu ntabwo ari twe ni wowe wizanye nta muntu wagiye kumuvana ariko mwahamagara dusubize inyuma turi twebwe uwishyuye tuma serivisi subwa yabahaye angahe mwasezeranya ngahe kugira ngo tubishyure wenda tujyane uwo mwana agenda ajya ku ishuri ugomba kuduha ibihumbi 500 magana atanu umwana wo kwa pasiteri 500 yowe hano ni mu rusengero ubwo nasenga amasengesho aragusanga nyine ubwo murabibona ariko mana yanjye we mana yanjye mana musore azaza natumubaze uko byagiye mureke kudusakuriza mu gipangu cyacu mu gice cyamugenda ubwo murashaka ko umwana mutari mu mukingurire nishyure cyamugenda none iwanyu ahangaha iwawe habaye gereza umusaza wanjye namusohora agasohoka tukara ko tubishyura ntaze n'amaguru ashaka ukuntu atega ntabwo nabyemera muratwishyura nta kibazo ariko iyo nzu ntayisohokemo n'amaguru ntabwo ayisohokamo n'amaguru ashaka uburyo nashaka sohora umutwe nashaka zakamba nyine icyo nzi cyo turabishyura ariko nanjye arumva aya mafaranga ano mafaranga urayazira rwose koko ubu maze ubutaha abana banyuze abico ngo namwe murarengera umwana wanyu yarananiranye n'umuti nta makosa dufite murarengera turi mu kazi urimo kuza uhagaze nta n'isoni uraza uhagaze wambaye n'ubusa ababyeyi turaruha data we koko tukwishyurire ese ubundi byakugendekeye wakoze iki byakugendekeye bite kugira ngo ubisange ahangaha byagenze bite kuki uri hano ikindi hano ego wumva rega nawe hari icyo ubusebe hari kitabona byagenze ko najyaga ku ishuri abandi bajya muri dore bakajya kugira ngiye najyayo bakajya kugira iki ese kugira ese nawe ntabwo ubizi kugira no kugira ibyo mugira nyine ibiki bagira rero nanjye naje kubireba hano nicura ku ishuri nzababwire ko ababyeyi bararuha data we ababyeyi bararuha papa urabizi ko ari pasiteri singuye umuhungu wanjye urabizi ko ari pasiteri atabwiye ese ku ishuri wabikoze se basi mutwishyure wabikoze wagerageje birakunda mugenda aya mafaranga ngiye kuyishyura ariko nayishyura uryamye aha hasi ni ukuri ntabwo ababyeyi twakihanganira uburaya ese ubwo kurya umwana w'umusore kurya mva kandi kiracyakomeza kuvuga ibi bintu nta n'isoni ufiteho nta n'isoni gusa barumuna bawe kubika ndabareba aya mafaranga yose nayabahaye ntabwo yari nabahaye yandi wamaye kujyana n'abarire basigaye bitanga mu ndaya hano ntabwo turi kugura yabaye amafaranga hano ntabwo turi kugura kuduha ibihumbi 500 twemeye ko ari ijana ukanasubira oya nta kibazo reka nyabahereze urayazira ndakugeza ku ishuri umanza ndagukuramo wowe urakubitwa buri ntabwo bibaho ngaho urakubitwa buri ndagucya pe ibyacu twabibonye nta kibazo ngaho kigere kigende mwisubira rwose ko mwisubiraho pe ntabwo twumva mwisubiraho imyaka mufite niba uri umugore bigomba gutuma mujya mu burayi niba uri umugore niba uri umukobwa niba uri iki ntabwo nzi ikintu oya
namwe mugerageze ku bana bangana kuri mwihangane ndagukubitira mwihangane ihute nibura umugore cyangwa basicyura icyo ugenda uzigira abahungu babaza mwamuze gukina n'abantu twe twavuye mu cyaro tuje gukina nabo none sinagushyushye nabwo kuramo ibikote bikaba bishyize ku ruhande nta kibazo okay nta kibazo meze neza ariko yameze neza none se ufite imyaka ingahe sinagushyushye oya twarabimenyeye oh wacu twamenye ubushyuhe cyane imbeho ni nyinshi I see nta kibazo okay n'ingofero se ingofero buyikuyemo nta kibazo ubundi cyaba ari icyubahiro cyanjye really ese ubundi mu kanya ntabwo imyenda bundi uri bubikuremo sawa ntacyo ntabwo sasa ufite imyaka ingana kubera iki sifu urangiye nkunda gukorana n'umuntu tuziranye okay ntabwo ari mikeya ariko mfite iri hejuru ya 20 ntabwo ari mikeya sasa urumva ufite imyuka uri kuntera ubwoba imyuka y'iki okay Umaze ngiye mporana imyuka mporana vibe wavuga gute nta mwuka ufite muri ngiye mani nkeneye abakobwa bagira batatu komana kuntera ubwoba ako nta kibazo njye nakupevera ndu for ya uko umeze uri hano wenyine ya iyi ni guest house ntabwo mbizi gusa uri kubona ko turi twenyine iyi guest house bayita ngo iki okay ntabwo mbizi n'ubwa mbere mageze ariko ya kubera iki kuri kumbaza ibintu byinshi ubundi ukuntu twe tuba tumenyeye iyo ugiye ahantu watanze amakuru ku buryo uhagiriye n'ikibazo wamenya ati ndabariza aha bimeze gutya si ndiyo lakini uko sawa mbona uko na uoga hapana nta kibazo uko fresh kabisa uko na nguvu akanze gatoya aho umunota umwe unaenda wapi ndeta ngaruka unaenda wapi sasa ngiye kuri shotko ndeta ngaruka so chakula nataka tuanze tuongee ndabazisha Wow. Yeah. You look nice. Thank you. Are you okay? Yeah. Can we go? Are you okay? Yeah. Kwagenda none. Can we go? No. Why not? None se basi wakuyemo imyenda kuramo like koti shati ntabwo kubangana. Don't a problem. Kubijyana hariya mu cyumba mbona nyine bivanga wabana Mura imyenda cya kugitanda nakiyamurira muri salon wamaye. Ako na wundi muntu haje hano. No, please. Mimi siogopi watu. Okay. Sasa wewe sinafanya kazi? Ndio kabisa. Kuna shida twende. Okay. Ukifanya vizuri utakuongeza. Napenda shida. Sawa. Wow. Huyu ni nani? Mujya he? Umetoka wapi? Nafanya nini huko? Unanijua? Unanijua? Sinkoze njye banze. Ya, nani sikujui. Hapo sasa, twende. Uyu ni we nyirinzu. Oh? Uyu ni we nyirinzu, ni we nyirinzu. Hala?
Sasa hapa tuko kwa Roji, tuko wapi? Hii ni nyumba ya mtu? Hapa tuko lodge ya huyo mtoto. Sasa kazi ya Roji ni nini? Ntabwo ari Roji. Ni nini? Ni inzu yanjye. Umenidanganya? Hapana. Umenidanganya wewe? Unacheza na mimi? Simama hapa. Uje kurwanira. Unaidanganya? Hapa ni nini? Michezo mko nayo hapa ni nini? Uje kurwanira mu nzu yanjye se? Kuja hapa. Kuja hapa. Wewe unataka nini? Gasuzuguro ye. Ni pesa unataka ama ni nini? Mimi sirudi nyuma. Twende. Mujahe? Twende chumbani. We. Gasuzuguro kake mu nzu yanjye. Hasoni wowe urazana uburaya mu nzu yanjye arangiza ukaza no kunsuzuguriramo. Mu nzu yawe namuna gani? Hey. Niyinjije hano. Wazanye nande? Ako. Imikino muri murayizi? Mnacheza na nani? Mnanijua? Kuja hapa. Kuja hapa. We. Mnanijua? Uraza kumutira mu nzu yanjye nta soni. Ushaka kumukubita? Gongo iki? Nianze kuhesabu uko umeniachilia. Mwana waonyesha. Uyu muntu ni bwoko kibanzanye mu nzu yanjye. Uyu mugabo nanjye na. Hii michezo unaijua? Revolution news. Nakula watu pesa sijui ni nini we. Kapa. Twicare se wowe uri iki? Ese wowe uza. Rudia sasa. Mimi ni nani? Wewe ni nani? Pumbavu. Kwa mwabucucu. Ndashaka kumenya ngo none twakicara tukaganira. Kila kitu hapa. Kano kazi mwagatangiye ryari? Ntabwo tugakora. Katrine. Numwana urwaye impyiko? Oya. Sawa. Buri wese impyiko ye nyibone hano. Yes. Nyibone hano. Cucu. Ko. Iyi business mukora ni bwoko ki? Ntabwo ari business. 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 Oya. Mwishyuza ngahe? Ntabwo twishyuza. Mwishyuza ngahe? Muri gukina nanjye? Ndashaka kumenya ngo iyi business mukora ni bwoko ki? Buri business yari yose bifite ubwoko bwayo, kagira nayo mwishyura imisoro yanyu hano. Bitaraba nabi cyangwa mu mpyiko. Pero. Uko. Watu wabariye. Ndakwingenza. Ntabwo tuzongera. Ushobora kumbwiza ukuri? Mukora iki rero? Umva nkubwire. Mukora iki? Nyine twavuye mu cyaro, business zari zaranze. Nyine kwiga byarabye. No kwiga biranga. Tujya amafaranga. Tukazana abantu bakaza hano nyine tukababeshyira tugatwara amafaranga yabo. Murababeshyira mugatwara amafaranga yabo. Nta kintu ariko dukora kindi. Kumbe ni mwebwe mumaze abagabo amafaranga. Tubabarire no sawa. ntabwo tuyamaje. Ndo mwana yanjye business. Aho ni sawa mwicare noneho tuganira. Tumumva se mubundi muzi ubwenge muri ngo abantu bafite ubwenge. Icara hano sheri. Sorry sheri wanjye se. Icara hano. Ni wamuzanye icara. Mbare kabiri wicaye hano. Murya amafaranga abagabo. Sasa rero buriya nanjye ndamukaza. Nanjye business zaranze. Kako twica. Ariko njye ntabwo nshaka amafaranga. Njye ndashaka impyiko zawe. Basi nukuri tubabarire ntabwo tuzongera n'umunsi njye ntabyo kongera. Ntabyo kugira. Oya. Ndayishakira. Ntacyo niyo nkeneye. Gusa cyakora ndabona mukira abana batoya. Nanjye mushyira ngaha. Mwicungure. Amafaranga? Ya. Nta mafaranga ntabwo dufite amafaranga menshi ariko
basi telefone zanyu ziri hehe yawe iri hehe iyi ni bwoko ki telefone buciriritse ufite amafaranga angahe reba nyoko miliyoni n'igice miliyoni n'igice mwereka wohereza gira vuba mfite gahunda nyinshi cyangwa mu kare nigendera sawa shyiraho wowe ufite hanga njyewe ni 100 byonyine kuki wagicucu 500 ni 500 zana muca akaboko 500 yonyine n'ukuri kubana ni 500 ufite ni 500 kuva ibyo wakoreye ande twayishyuye inzu miliyoni n'igice 500 shyiramo nawe yose shyiramo cucu kwarike gusa shyiraho watubabariye basi ukadusigira n'akajana kamwe 500 bashyiraho cyangwa ugatoki nka cyari ko nkoresha yaje nyereka do wowe iri nanjye yaje do sawa pereza koko basi se wamereza basi dukizigira simukadi azashyigira ku muryango wa mugabo wo koko ndakwingenza watubabariye va mu maso amahero harakantu ngira ngo mbabwire ngo wirukanyira byinshi ukora duke wari ufite mwabuze icyo mukora mwabicucu mwabeci mwe y'abana ntaka ngaka mbabarijana karicuza bicuza amahero mwabuze icyo mukora iwanyu barakurihiye ntabwo wize ubu si iki gitwe kirimo amazi ubundi wakiga kora ku ngofero yanjye gisezere ikindi gihe umugabo ni nkundi ushaka akazi mukora famurangijemo akumva narabiketse amafaranga ya telefone yanjye ndabonye koko ibyo gusa niko bigenda amafaranga yose twakora ko nari narishyura inzu ubu amafaranga yose twakora niko agiye n'abari abagabo b'abandi ariko ni mani duhanye mani